Haleluya, bene data bashiki bacu, Yesu nashimwe. Amen. Imana ishimwe kubera ko itwemereye uyu mwanya iduhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana nkuko intego yacu iri cyangwa se uko tubyumva. Byiza nuko ubwami bw'Imana bwakwaguka, byiza nuko ubwami bw'Imana bwakwira ku isi yose, ijambo ry'Imana Yesu akamamara, abantu bakumva ijambo ry'Imana, imitima yabo igahembuka. Haleluya. Amen. Nitwa Muzehe Innocent, umuvugabutumwa w'ubushake. Niyo mpamvu ndi hano imbere yanyu kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana Imana imbaye muri uyu mugoroba turarisanga hano mu Kuva bice 34. Turasoma umurongo wa mbere, ndumva turageza ku wa 3 aho ngaho. Ku bafite Bibiliya muzirambure, waba uri hose rambura Bibiliya, turangiza dusoma ijambo ry'Imana. Ndakeka ko uhageze uri hano n'abarahandi. Reka turebe ijambo ry'Imana nk'uko ritubwira. Ravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, wibarize ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ibya mbere, nanjye ndandika kuri byo ibisate amagambo yari ku bya mbere wamenye. Ejo mu gitondo uzabe witeguye, uzamuka umusozi wa Sinayi, mu gitondo umpagararire imbere ku mutwe waho. Haleluya. Amen. Reka turekere aho ngaha twumve icyo Imana ishatse kuvugana natwe. Waba ushaka gusubiramo? Reka twongere dusubiremo rimwe wumve. Uwiteka abwira Mose ati, wibarize ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ibya mbere, nanjye ndandika kuri ibyo bisate amagambo yari ku bya mbere wamenye. Ejo mu gitondo uzabe witeguye, uzamuke ku musozi wa Sinayi, mu gitondo umpagararire imbere ku mutwe wawo. Amen. Haleluya. Amen. Iri ni ijambo Imana imbaye ngo tuganireho muri uyu mwanya. Imana idutije kuba turi guhumeka, kuba turi bazima, kuba turi kumva, turi guhumeka, tugenda, twatambuka tukumva biremeye. Izina ry'Imana nirishimwe. Iri jambo ndihaye umutwe uvuga ngo hari andi mahirwe ya kabiri Imana iguhaye. Haleluya. Hari andi mahirwe ya kabiri Imana iguhaye. Amen. Yesu nashimwe cyane. Buri Imana muri twe ni urukundo. Izi ni inkuru dusomye. Mana yatoranije Mose, yemwe ngayibona iri no mu gihuru cyaka, yemwe ngayibona kenshi, ndetse yemwe ngakora n'ibitangaza. Babana n'Imana igihe kirekire, Mose n'Imana babanye neza. Haleluya. Ariko ibyo byose buriya ntibyakuraho kuba umuntu ashobora gukosa cyangwa kuba umuntu ashobora gukora icyaha. Hari igihe ujya mu ndege ngeya ukavuga ati, njyewe aho nasengeraga n'ubundi barantenze kubera ibyaha nari narakoze, kubera uko byagenze. Ariko reka ngutangarize ngo nimba waravuganye nayo, ukaba warigeze uhura n'Imana, ukaba warigeze uzi ko wakoreye Imana, hari andi mahirwe ya kabiri Uwiteka Imana iguhaye. Haleluya. Haleluya. Hari andi mahirwe ya kabiri Imana iguhaye. Mose nubwo yagiranye n'Imana ibihe byiza, akajyana nayo, Imana ikamwiyereka, Imana ikamukoresha imirimo, Imana ikamukoresha ibitangaza bigiye binyuranye. Mose buriya rimwe ngo Imana imutuma kwa
yagezeyo ngo ajyana ingoni, agezeyo ngo ayirambitse hasi ingoni ihinduka inzoka. Abakonikoni bo kwa Farawo nabo bazana izindi zabo ngo nazo zibazihindutse inzoka. Ariko kubera igitangaza Imana yari ishaka gukorera kuri Mose, cyangwa se yari ishaka kugaragariza abantu ku bwa Mose, ngo ya ngoni ya Mose ihita ifata za zindi zose birazimize. Icyo kiba kibaye igitangaza. Haleluya. Hari andi mahirwe ya kabiri Uwiteka Imana iguhaye. Andi mahirwe ya kabiri Imana iguhaye mu buzima bwawe. Haleluya. Hari andi mahirwe. Nuko Mose ikindi gihe ngo bageze ahantu ku nyanja itukura, bageze ku nyanja itukura ngo Mose arambika ingoni ku nyanja. Byo Mose yarabibonaga ngo yirambitse ku nyanja, inyanja itabukamo kabiri, Abisirayeli barambuka. Mose aravuga ati nkoreshejwe igitangaza n'Uwiteka Imana. Ariko ndi kukubwira ngo hari andi mahirwe ya kabiri Imana igize ute iguhaye. Hari andi mahirwe mu buzima bwawe Imana itanze kugira ngo utaza kwiganyira, utaza guhera muri ibyo byaha ngo wakoze ibyaha byararangiye, utaza gucumura ku Uwiteka ngo aho abantu bagushize ngo ubwo byararangiye. Hari andi mahirwe ya kabiri. Amahirwe ya kabiri, amahirwe ya kabiri mu buzima bwawe, amahirwe ya kabiri no mu buryo bw'ubugingo. Haleluya. Amahirwe ya kabiri mu buzima, amahirwe ya kabiri mu bugingo ni ibintu bibiri. Ubuzima, ubugingo. Kabiri ni amahirwe ya kabiri. Haleluya. Amahirwe ya kabiri Imana iguhaye. Ariko ngo igihe kimwe Mose azamuka ku musozi agiye kuvugana n'Imana, ibyo bavuganaga nayo iri kumubwira amabanga yose, iri kumubwira uko Abisirayeli bazakomeza nuko bazagera i Kanani. Ibyo byose iri kubimubwira. Ngo igihe atindayo, ngo agezeyo amarayo igihe iminsi 40, ngo igihe agiye kugaruka asanga Abisirayeli biyononye, bari gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Bamwe bari gushayisha, abandi ndetse ngo boheje Aroni ngo bakora ikigirwamana, ngo bagiteretse imbere bari no kugishengerera. Mose kwihangana biranga, bimaze kwanga ngo afata ya mategeko Imana yamuhaye, kubera uburakari akubita hasi. Satani we yarari kuvuga ati ndatsinze, yarari kuvuga ati ndanesheje. Ariko hari amahirwe ya kabiri Satani atazi, Imana y'ubwayiduha. Haleluya. Haleluya. Reka ngubwire mwene data, buri uruhande rumwe hari abaruzi, ariko urundi ruhande ni Imana ubwayiruzi. Vuga ngo amen. Urwo ruhande rurimo ya mahirwe ya kabiri nakomeje kukubwira Imana igiduha. Haleluya. Rimo ya mahirwe ya kabiri Imana iduha. Mahirwe ya kabiri. Ariko Imana ni urukundo kuri twebwe. Haleluya. Cyo birangiye maze kuyamena haramanuka. Amanuka nyine nta mategeko, amanuka nyine nta cyanditswe. Ariko Imana ntabwo idukurira mwaho. Haleluya. Aho dusomye hariya kuri 34 niho hatubwiye ngo muri kiriya gitabo cyo Kuva haratubwira ngo ibwira Mose iti, noneho njye sindi bwongere kusatura ibisate by'amabuye mbikoze, ahubwo nawe uruhare rwawe ugiye kugenda ubibaza. Vuga ngo kubibaza. Ugiye kugenda ubibaze kubera ko wabimenye ubibaze. Erega iyo watakaje agakiza, ugatakaza Mwuka Wera, ugatakaza za mpano, biravuga ngo kongera wongere ubigereho. Nawe gira icyo ukora kugira ngo wongere ubigereho, wongere ubibaze. Mose afata ibisate by'amabuye arongera arabibaza, ngo Imana mu nyuma iraza yandikaho ya mategeko 10 na n'uyu munsi tugenderaho. Haleluya.
ntabwo Imana yadukurira mwaho, ahubwo iduha amahirwe ya kabiri uko byamera kose. Nawe rero mwene data, reka ngutangarize ngubwire ngo hari amahirwe ya kabiri Imana ishizeho ku buzima bwawe. Vuga ngo amen. Hari amahirwe ya kabiri Imana iguhaye, hari amahirwe ya kabiri Imana ishize mu buzima bwawe, hari amahirwe ya kabiri Imana ishize mu bugingo bwawe. Vuga ngo amen. Vuga ngo haleluya. Amahirwe ya kabiri Imana iguhaye, amahirwe ya kabiri. Hari igihe wajyaga gushakisha hano mu isoko, hari igihe wajyaga gushakisha mu bucuruzi bwawe, hari igihe wajyaga gushakisha mu kazi kawe, hari ukajya ubona biri gushaka kwanga, ukajya urabona ntabwo biri guhura, ukajya urabona ntibiri kuvamo neza, ariko hari amahirwe ya kabiri Imana iguhaye. Vuga ngo amen. Icyo usabwa ni uko wowe uri buze kubaza. Haleluya. Mahirwe ya kabiri mu buzima bwawe, nyavuzeho mu buhinzi, mu bucuruzi, mu bworozi, mu bubaji, mu bufundi, mu biki. Hari amahirwe ya kabiri Imana ishizemo kugira ngo ibintu byawe bigende neza. Haleluya. Amahirwe ya kabiri mu bugingo. Noneho amahirwe ya kabiri mu bugingo nuko wumvaga wari waracitse intege, ukumva wari utendeburitse, ukumva wari unambutse, ukumva weho wari warahejwe, ukumva wari waraciriwe, ukumva wari uri igicibwa. Ariko amahirwe ya kabiri Imana iguhaye, zamurira Yesu ikiganza, mubwire ngo data ndagarutse, kubera ko numvise ko hari amahirwe ya kabiri umpaye, kubera ko numvise ko hari amahirwe ya kabiri. Nibwiraga ko nari narabaye igicibwa, nibwiraga ko nari narabaye intabwa, ariko hari amahirwe ya kabiri mu buzima bwanjye uzanye. Hari amahirwe ya kabiri yo kugira ngo nanjye ngire icyo mbaza, hanyuma wongere nawe wandikeho. Haleluya. Jambo Imana iduhaye muri uyu mugoroba rirakubwira ngo hari amahirwe ya kabiri Imana itanze ku buzima bwawe. Ese amahirwe ya kabiri urayakiriye? Ese amahirwe ya kabiri mwene data, mushiki wanjye, amahirwe ya kabiri uri kuyumva neza? Muryango, mu matorero dusengeramo, hano hirya no hino, wumvaga rwose ubuzima bwawe bwarahagaze, ariko hari amahirwe ya kabiri Imana itanze mu buzima bwawe. Benshi muri iyi minsi njya numva bari kurira, njya numva bari kuburuga, njya numva rwose bafite intimba, njya numva bafite ibibazo binyuranye. Ariko reka nkubwire, amahirwe ya kabiri arahari, ahubwo ngwino uyakire. Nawe numara kuyakira uzufatanye nanjye gushima Imana. Haleluya. Reka kubwaya amahirwe ya kabiri Imana iguhaye, ufatanye nanjye isengesho, uvuge ngo mwami wanjye. Reka dusenge Imana. Mwami wanjye, Mana yanjye, data mwiza uraheraho mu ijuru, data mwiza uraheraho mu ijuru cyane. Narinzi ko ntakiri umuntu, narinzi ko ntagifite ibyiringiro, narinzi ko ntagifite ejo hazaza hazima, narinzi ko natandukanye n'urukundo rwawe, narinzi ko mwami, narinzi ko rwose byose byancikiyeho, narinzi ko byose byandangiriyeho, ariko numvise ko hari amahirwe ya kabiri umpaye. Mana mfasha, Mana mfasha, aya mahirwe ya kabiri nyabyaza umusaruro. Senga iryo sengesho. Wera wa Isiraheli, Mana igira neza, Mana nziza, ndagushimiye nanjye ubwanjye kuko mbaye iri jambo kugira ngo ndiganirize ubwoko bwawe. Urabizi Mana, hari uburyo byari bimeze, niwe ubizi, niwe ubazi, niwe wabaremye, niwe wabashize kuri uyu mubumbe, ariko byose urabizi. Iri jambo bari barikeneye, niwe ubizi. Ngwino rero uhembure imitima yabo yumvise iri jambo, ngwino nanjye umpembure kugira ngo nkomeze kujya mbona icyo ngaburira ubwoko bwawe. Urakoze rero kuko ubanye natwe, urakoze kuko urakomeza kutugirira neza mu bihe byose tuzamara ku isi. Icyubahiro n'ikibi cyawe, ibyo byose mbisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.